hagati y'umurenge wa Mageragere n'uwa Rugarika ho mu karere ka Kamonyi harimo umugezi wa Nyabarongo. Abaturage bawumenyereye basaba kuwambuka bajya gucuruza no guhahira mu isoko rya Mageragere. Baravuga ko bahura n'ingorane mu kuwambuka kuko bakoresha ubwato bw'umuvure kandi batambaye umwambaro wabugenewe ku bagenda mu mazi. Ubundi kugira ngo ugereyo kare utahe kare saa 10 n'igice ubyutse wifuza ko wenda saa 11 waba wambutse kugenda ugahaha kare ugataha. Ubwo rero hari igihe uza umusare ukamubura ukarindira saa 12 zikagera ataraza, noneho ukagenda ugacuruza ibyo wajyanye aho uziye. Ushobora kwicara ahangaha amasaha agera muri 2 cyangwa 3 wicaye, abantu bakarambye ahangaha bagategereza mbese bakamubura. Nta yindi nzira, nta kundi gukata, ukahakerererwa. Dore ubu ngubu nubwo bavuze ingona ariko hari n'imvubu. Hari imvubu ejo bundi mu kino kimwe turangije hari nko kuwa 4 yiriwe yakerereje abantu barimo bayigendera kure mbese yagiye kujya kwiroha abantu yabakerereje kubera ikibanga kwiyereka ngo itabarya. Hayo n'igihe n'ubundi yadutangire hari ku muhanda irimo yirishiriza hano haruguru, abantu barahagarara ruguru barindiriye ngo yirohe, ntawe yirukana aho ishakiye ntiza mu mazi natwe tukabona tukagenda. Imvubu nizo mbi, imvubu yo yahabaye ijya munsi ikabusimbiza ku buryo yabugubika gutya, ariko ingona yo ikintu ikora nuko wenda mwaba murimo ikaba haraho ngo epfiri yazamutse gutya ivanamo umuntu ari mu bwato yicayemo nguko imuvanamo iramutwara. Kisenga Alphonsine atuye mu kagari ka Masaka umurenge wa Rugarika. Avuga ko ingona zo mu mugezi wa Nyabarongo zitwara abantu kandi kuretse kuyambuka bajya ku isoko ari naho baca bagiye kwivuza ku kigo nderabuzima cya Mageragere. Urembye nijoro cyangwa umugore agafatwa n'inda ntibyoroshye ko wawambuka. Nk'ubu hari umudamu ingona yatwaye asiga abana 2 arapfa neza turamubura. Nyuma umugabo we nawe ingona iramutwara. Bana banjye 2 baraje baza kuvoma n'abana batoya cyane, baraje bageze ku bwato babwicunzeho uwa mbere yabirindutse mu ruzi. Amaje kubirindukamo undi nawe tegoko tinago natahiraho uwacu umusizi nawe arakurikira ajya kumuzana. Gusa umusare yarara aho ngaho n'ubwato barabusunika buragaruka, ngira amahirwe barongera baraza, ariko inshuro nyinshi abana bagwamo. Hari n'abana 4 baguriyemo epfiriya, 4 bose tubaburira umunsi umwe burundu turababura. Twivuza Mageragere ariko umwana afatwa nka saa 8 saa 9 ukavuga ati ese ndamujyanira ijoro ndagaruka mbona umusare. N'ahangaha abantu baraza umusare yahagera yamubura agafata kuverima hano mw'iri shyamba abakaryama nta kibazo nyine bwo. Ubwo rero tugize amahirwe tukabona ubuvugizi tukabona ikirara ahangaha rwose twabishima cyane. N'uwabidukorera nta kintu twamuhemba wenda kubera ko ku bwacu ntacyo twamuhemba, ariko Imana yo mu ijuru yazamuhemba bitewe n'ibyiza dukoreye. Ubwo rero habonetse inzira nzima ifite umutekano byaba ari byiza. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mageragere bwunga mu ry'abaturage bunabiziza ko bifite gahunda yo kubaka ikiraro gihuza iyi mirenge yombi nubwo butavuga igihe bizakorerwa. Gahunda iteganijwe yo kwashyira ikiraro, ngira ngo kugeza izi saha etide yamaze gutangira gukorwa, iri hafi kurangira. Hakazaba hari ikiraro gihuza akarere ka Kamonyi n'Akanyarugenge ariko biciye ku murenge wa Mageragere. Sinababwira ngo n'uyu munsi ariko nzi neza ko ari muri bije iyo muri iyi minsi yavuga kuko aba baturage bavuga ko kwambuka kugenda no kugaruka ari amafaranga 100, ariko ngo iyo imvura yaguye umugezi uruzura n'ibisheke biwukikije bikarengerwa amafaranga akava ku 100 akagera kuri 500 kuko haba hiyongereyeho hafi kilometero yaho babasigaga. Abaturage bava mu karere ka Kamonyi baza guhahira mu murenge wa Mageragere bavuga ko kuba nta cyambu bafite bibabera imbogamizi ikomeye kuko no muri uyu mugezi wa Nyabarongo harimo ingona ndetse zijya zitwara ubuzima bw'abantu. Umukunzi Mediatrice, Televiziyo y'u Rwanda.